kimwe tumwakire amashimwe cyane. No, mureke babwire. Jewe banyita Rutazunguzwa tuye Kampala. Niza hano mu Rwanda nageze hano kuvugana n'umushuti wanjye. Uwo mushuti wanjye muramuzi bamwita Umushumba. Noneho twaragiye twicara ahantu hamwe. Turagiye kwicara ahantu hamwe mu mujyi mbona hari gutambuka ibyana by'Abanyarwanda. Noneho ndavuga ati se bro, abo bakobwa b'Abanyarwanda buriya bokwemera ko natwe Abanyamurenge twabashaka? Aje kumbwira akantarambwira ati abakobwa b'Abanyarwanda nibo bantu ba mbere bazabirya. None arangije kumbwira uko mfata umwanzuro wo kuvuga ngo reka nze tujyane n'abo bakobwa. Ese Ikinyamurenge ko bwatumva? Ejo none naraje ndamubwira ngo reka ngerageze kuvuga Ikinyarwanda. Ndagenda kugura dodo kuko naza no kwibita byose bakansi. Ngeze ajya kuri za dodo namubwira ngo ndashaka jojo. Nawe nareba ati hari ukantu abakobwa bakunda gukora, rero barangiza kugakora kibazi ako kantu ingaruka zako gafite. Ako kantu kazotuma bataja mu ijuru. Abakobwa bakunda kunywa imiti yo gukuza ibibuno, siko? Barangiza kuyinywa bakagikuza kikaba kinini kikabyibuha, ariko bakibagirwa yuko inzira ija mu ijuru ko ari toya. Abo ngabo nibo bazogenda nibagera ku marembo yo mu ijuru, bazoza binjiza umutwe guke ikibuno cyanjye, bajyame binjiza amaguru ikibuno cyanjye. Abo ngabo Imana izozi bafate baterure ibajugunye mu muriro. Turebe kwanza wetanga icyo ufite. Okay, hari akantu ngiye kubereka. Hari ukuntu abakobwa iyo bavuye muri dushe ukuntu baba bameze, n'abahungu iyo bavuye muri dushe ibyo baza bakora. Nagira ngo sawa umuntu ufite kugara nibagiwe usariye, iza nibagiwe wamaze gusara. Nta muntu ufite kugakoti ngo batizeho bukeya, ntabwo ngatwara. Ndakabugaruze agakoti ko kwambara. Nta muntu gafite uwo yakaza uzanama ntabwo abo bakiri nabi mufite. Imana ibapushe. Oya kana nta kibazo. Noneho hari ukuntu abakobwa iyo umuhungu avuye muri dushe ikintu cya mbere azakora afite isuku, azaza akagira gutya akihanagura, yarangiza akagasunika akagashyira aho ngaho. Ariko iyo umukobwa avuye muri dushe azaza ikintu cya mbere akora akagira gutya, yarangiza agasubira akagira gutya. Noneho ikintu gishimishije cyane azafata ka gakoti akakarengura gutya yasubira, yarangiza noneho iyo arangije kuyigira nicyagiye gusa kugira iyo arangije kubikora umukobwa nicyagiye gusa uzawagera mu cyumba cy'umukobwa akirangiza koga gutya, wagira gutya ukabona karagira gutya ukagira none ari kwihanagura hano ku kantu, nabo ari kugira gutya ngo yumve nimba kari kuruhuka. Nyiri gakoti ntiyakira. Mbese nambara agakoti k'umukobwa. Akasenda kaboroje ba. Wana nambaye ipantaro ma akiri kibakwesha. Ndakamuze pa. Hari umukobwa w'inzobe hano
hari ukuntu ari guseka anamumva n'umuheza akado ufite hano nari nitwara akirama akira shima cyane shima iyo ni kado nini cyane hari akantu iyo umuhungu avuye muri ikizakwereka umugore umutegere siko ikinyamurenge cyabaye cyinshi none se bigenze gute nuko hari kiza kikwereka umugabo iyo aba